email. Muraho neza, mwaramutse, mwiriwe bitewe naho buri umwe wese ari, cyane ko hari abantu baba babonye ikiganiro aribwo bakibyuka cyangwa bagiye kuryama cyangwa byananze. Pole sana ku muntu byanze gusinzira. Amahoro y'Imana rero abane namwe, iteka mbifuriza ibyiza. Nanabashimira abantu bose muri hano, ntago muri bakeya n'ukuri. Kandi nishimira buri munsi nambwe ngenda nera, kuko ntago iminsi ibiri ishize n'uyu munsi bigisa, nta nubwo abantu bari bahari aribo bagihari uyu munsi. Ntago tugabanyuka ahubwo turiyongera. Mujye mwumva ko muri abantu b'abagabo mwese ko muri aha ngaha. Uyu munsi rero dufite umukiriya. Reka tumuhe ikaze abibwire. Amazina yanjye ku bantu batanzi ni umubyeyi Clarisse. Nkaba nanjye nkora ibiganiro bitandukanye kuri channel yanjye kuri Clara TV show. Nkaba rero nasuye KECAPU. Aho abantu utazi KECAPU murabizi kunagira amaguru meza cyangwa bamugira ngo ni ibintu bya kamera. Hari abantu ngo bajya bavuga ngo mba nambaye bango cyangwa ngo kamera ngo zirongera. Umva aguye kuri kamera bayagira amabi. Dora we ndagusabye cyangwa nzamure. Witwa umubyeyi cyane ukuri umubyeyi? Nitwa umubyeyi niyo mazina iwacu banyise. Ni byiza nyine kwita abana bacu amazina meza. Hari izina umubyeyi yita umwana we, nukuri ko Imana bikazana ikintu kitari kiza ku mwana, tubyita imikino. Iwanyu bakwise umubyeyi, uri n'umubyeyi se? Yewe no mu rugo banambwiye ko nyine banyise umubyeyi kubera ko nyine ngo papa wanjye yabonaga ko nyine nzaba umubyeyi, kandi kuko byaranabaye kubera ko mama wanjye yabyaye abana benshi ariko dusigara turi bake. Nkura none umeze nkaho mfite inshingano kandi ndi muto. Rero nahise mbona ko wamugana ari igihe usanga n'izina wagira ngo bakuraze n'ibintu nyine bizakora. Nukuri kw'Imana, kubera ko kwita umwana nabi biramukurikirana. Ushaka kwita umwana wawe izina bitewe n'uburyo na situation urimo. Hari igihe umuntu agutera inda ntibishoboke ko haba hari, cyangwa nimunabane neza ariko umwana akabigenderamo ugasanga umwise ikizina kidafite epfo na ruguru. Noneho uretse n'izina no kubwihora ubwira umwana ngo wakigorye nko kugura ibintu bukora nko nta kintu kizima ushaka gukora. Yumva nyine ari ikigori. Cyane baca umugani ngo niso nakwanga ngo kwita nabi. Rero mujye mutubabarira, nimukita abana nabi, mujye mushaka utuzina twiza. Ngewe amazina yanjye ugiye kwita umwana izina n'ubanza ukajya mu bitabo ukareba se nibusobanuro. Ngewe njya kwita impanga zanjye nge n'umugabo wanjye, hari ayo yabise nanjye ngira ayo mbita. Ariko ngewe ku ruhande rwanjye yo nabise, nakoze uko nshoboye nifashisha Korani kuko ndi umumizirima. Nifashisha Korani kandi nabwo ngendera kuri kamvuga ngo ku ntumwa cyangwa se kuri ba bantu bavuga muri Korani bakoze ibintu byiza, kugira ngo nanjye abana banjye bazakora ibintu byiza kandi nkanahozaho ubusabe bwiza nk'umubyeyi kugira bigende neza. N'ubundi wita umwana nyine amazina afite ubusobanuro, apana kureba umuntu ngo nuko ngo ari mwiza ngo cyangwa ngo ari umusitari runaka upfa gufata izina utazi ubusobanuro bwaryo. Hari izina mu by'ukuri ni iry'Ikinyarwanda ariko abantu bose baryita bameze gutya. Baba bari mu kirere, nta n'umwe utuje ubaho, sinzi impamvu. Nuko ndivuze ubu ba nyiraryo bamena umutwe. Ari iryo nzi ritari irinyarwanda ariko umuntu wese ndibonyeho umuntu ari hejuru. Hari n'abantu ngo bagira amazina ngo ugasanga abantu bitwa wenda ba A ngo batera umwaka usimbize. Je sinizera ko umwaka ubaho. Wowe urabyizera? Ngo bibaho ngo ari igihe umuntu ngo ashaka, ariko bakunda kuvuga ngo ku bagore ugashaka nk'umugore ngo ugahita usubira inyuma ngo hari ufite ibintu. Burase njye ntabwo nyambyizera cyane. Reka nkubwire biriya bintu mbona ari iby'abantu badasenga kandi batizera. Yego hari umugabo ngira ngo yakoraga ibintu bijyanye na sinema hano mu Rwanda. Yakundanye n'umuntu ngo bakimara gukundana ibintu yari afite bitangira kugenda bimera nabi, asubira inyuma. Afata umukobwa ajya kumwerekana iwabo ngo bavuyeyo bakora accident.
ibyo bivuyeho nimba ntazibaze n'aba bazizi bazambwire noneho ngo nimba yaragiye kumwereka inzu bazabamo bavuyeho barababwira ngo ikibambasi cyaguye nyuma y'aho ngaho umugore aratwita umugabo akora agisida urumva umugabo wese ajya kwa muganga umugore nawe sinzi ikibazo yagize nawe bahita bamumukurikiza kwa muganga ibyo byose rero ngo babishinja uwo mugore ngo ni umuteramwaka ni nka kwa kundi iyo abantu bafite nk'ubukwe ukabona nk'umugore ngo umuhungu ngo wakundana ngo ayisapfa bahita bavuga ngo uwo mukobwa atera umwaka cyangwa se ngo umukobwa niba ayisapfa ngo uwo muhungu nawe ngo atera umwaka ariko sima nibaza ko ari byo oya ni ubugingo ese nari igihe ashaka undi muntu bigakunda ahubwo ngewe mba numva ari igeno kandi Imana niyo itugenera ibyiza n'ibibi mushobora guhura Imana ikaba yari yaragennye ko muzahura ariko si mubane umwe muri mwe akava mu buzima bibaho abantu bagiye bareka ibyo bintu bimeze nka sinavuga gutera ni nk'ibintu nyine biba byarahozeho kera nyine ni nka kwa kundi rega abantu n'isubizo ko abantu turana ibintu bitatureba kenshi twita ku bintu nyine bitari ngombwa ariko ni bibi wumva ko umuntu nyine atera umwaka kandi nawe byakubaho cyane ubundi kugira ngo ujye kujajinga umuntu ujye wimashina wowe babikuvuzeho byaba bimeze gute baramutse bavuze ushatse nk'umugabo cyangwa ushatse umugore agahita apfa bavuze ko utera umwaka ujye uhita ubyishira iyo umaze kubyishiraho nibwo wumva akababaro uwo muntu azagira nibavuga ko atera umwaka reka nkubwire ngewe cyakora ngishyizeho nkumva baravuze ngo nguze uriya mugore wa runaka ngatera umwaka ari nkanjye bari kuvuga yeyi niba nawe gutera sinzi ukuntu Imana yanjye wahita umuterera nawe umuterera rimwe kuko birababaza uzi kumva ariko ibaze wicaye ahantu umuntu yakubona akahita avuga ngo nguriya ni wa mugore bavuze utera umwaka ni nka bya bindi usanga uba nko muri quartier runaka nyine ukumva umuntu nyine nigeze kumva n'ikiganiro uvuga nyine ukuntu umuntu ahita yibaza akavuga ngo dore yandaya baza umuntu ntimuranahura ateze nyine juste ugahita wimashina ko noneho cyangwa umuntu agira umushiha ntimuraganira nk'ubu nsanze wicaye yego utari kuvuga keca wahita uvugisha reka waba wicaye cyeka ndi umusazi ubwo rero tutavugana ugahita ugenda uvuga ngo keca ngo ukubona muri filime ngo arira umushihagira ngo uzujye yata ngo akureye barya ngo agira agasuzuguro none reka nkubwire hari nk'abakobwa baba nyine uwibana muri ghetto warabyaye ntawe uzi uburyo wabyayemo nimba warabishakaga cyangwa atarabishakaga wifitiye umwana wawe murabana urasohotse gato ugiye nko mu mujyi nguzi ngo agiye gutega nguzi ko ngo sigakingiranye umwana we akajya mu buraya mujye mugabanya amagambo rero umuntu wese ubikora ajya bireba ngewe nubwo cana ari yareka uziko ngewe wowe ngewe najyaga nyine nkunda kukubona ariko kukureba gutyo uziko njye nakujajingaga kandi nakubuza ariko njye sinakujajingaga nabi uzi impamvu hari abashuti banjye nzi mwaba muziranye cyangwa se mbabonana ariko njye ukuntu nakubonaga nyine ngiye n'ubu nkubona uri nabikurikije no ku bukwe bwawe n'iki uri umuntu udakunda ibintu nyine byacitse urumva ikindi ubaye urutega se ubu ntiwaba uri kure cyane nafite abakiriya benshi cyane byonyine kukureba paranse uwakura wese yakwifuza ariko ukuntu umeze nk'umuntu udashyuha cyane ibibazo byose bishobora kukubaho nyine umuntu umeze nk'umuntu wakunda umuntu apana kumukunda ko hari ibintu mukurikiye kumukunda kugira ngo ibyishimo nyine byawe binyurwe ibyo bintu nyine nta muntu udahura n'ibintu bishobora kuba byamurakaza cyangwa se hari n'igihe wibeshya ku muntu mugakundana ugasanga wenda warayobye atari ibintu wagize nyine papa avuga ngo njye niko nyine njya nkubona tumba mbona nyine uri umuntu uri aho ngaho ushaka ko ibintu byawe nyine utarebera ku bantu donke sha urakoze gusa nta nubwo wibeshye uzi kureba washatse uzi ubwenge reka nkubwire ngewe wenda ntaranakora ubukwe kuko iyo umuntu afite umugabo hari abantu nyine bibeshya ngo arahinduka ngo hari ibintu ngo atajyamo ngo hari imico ngo ngashyira ku ruhande ariko mpamya ko ubaye uri ikirara butwi niyo wabana n'umugabo w'umusirikare ku gipangu hari abantu barinze mu rugo ushobora kubona uko ugenda ninda uriya se wamushobora ibintu nk'ibyo ariko byari iby'inyuma ngewe mo imbere mfite ukuntu umeze sinakundaga ibintu by'akavuyo kugeza n'ubu ngubu ntabwo nari wa muntu ngo nagiye mu kabari abantu babizi pe cyangwa wenda mfite ibyo nkora kenshi byajya hanze nta muntu nigeze murira nawe mu tubari ngewe ninjira mu kabari bwa mbere nahagiye ngiye gukina sindi wa muntu uzumva ngo hano habaye ibi ngo nirukanse
nshobora kujyayo kubera ko mu mufuka hameze neza buriya ntabwo nakifata ngo njye mu bintu ntameze neza ku kintu uzi ko hari ibintu cy'amafaranga umuntu ajyamo yabyishizemo nyine n'ukuntu ufite nk'abashuti b'abashapu nawe ukiha nyine kubijyamo wavuga ati reka nanjye nshaka ikintu biki ukabona ibintu ntabwo bikurimo ushaka kuvuga ati sha wapi ukawicaye nk'umukobwa ukabona kubise yitaba gahita ugira isano cyane barambuye ejo nta nubwo wongera kuba uri kumwe nawe kandi nabo bashuti nabo yari uko bateye iyo umeze gutyo ntabwo bifuza kuba bari kumwe nawe urababihiriza ariko nk'uyu njyewe azanye ibya couple yego sha reka nkubwire hari igihe cyageze niga kugendana n'abakobwa ntabwo ari ibintu ngira cyane pe ariko nigeze kubyigaho gato hari igihe uba wumva ushaka kumenya ibintu byose ukuntu bimeze ugire n'inshuti vuga ngo ni agakungu nagize nk'akamezi abiri k'abakobwa bagera muri 5 nanjye ndimo nibwo bwa mbere nari ngendanye n'abakobwa benshi noneho hari amasaha yageraga boyfriend akabavuye mu kazi 11:00 ukahita wumva warambwiye igendere nta kibazo igendere turaza kuvugana umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu mpita mbona ko ndi kubangama ntago duhuje bihita binananira no gukomezanya nabo ariko birakunanira bikanga bihita bigenda hari ikintu nifuza kukubaza nzi ko n'undi muntu uwo ari we wese ashobora kuba yaba yibaza cyangwa yaba akora ariko kuri we akaba yumva ari bwo buryo nyine abikoramo ari bwo cyangwa se kuba birimo ari byiza hari ikintu abantu tutumvaho kimwe mfite uko mbyumva ndashaka kumva nawe uko ubyumva hari abantu bavuga ngo uryamanye n'umuhungu ngo mbere y'uko ngo mukore ubukwe ngo biba ari bibi sibyo ikindi ngo mushobora kuryamana akahita areka kuba nyine yakora ubukwe mukaryamana akigendera cyangwa se mukaryamana akahaguma ese ni byiza nyine kubanza kuryamana nawe cyangwa icyiza ni uko wabireka icyo ni kimwe ikindi kuba naboneza urubyaro ntarabyara hari ikintu bitwaye hari icyo byica ku mubiri w'umuntu cyangwa katureke ku by'umubiri wenda kuko nta experience dufite ku bintu by'ikiganga hari ikintu nyine ndi kwangiza wenda ku muntu uri bumbone kuko nimba mboneza urubyaro ntarabyara umuganga iyo ugiye ashobora kukubaza warabyaye ufite abana bangahe cyangwa se sindabyara ko iki wifuje kubikora urumva nshobora kuhita nangira kuvuga uyu muganga nidura akambaza bino bibazo nkahita mbireka kandi mu by'ukuri sinshoboye kwifata cyangwa se nkanga kujyayo kubera izo soni ese birakwiriye kwanga gukora ikintu kigufitiye umumaro kubera wa muntu muri buhura akabimenya utanizeye yuko nawe ari bukubikira ibanga kuko hari abaganga bafite akantu nabo k'amafuti ko kutagira ibanga kandi n'abantu bagomba kugira ibanga yigora ukumva wenda urugero ngenge nko kwivuza wenda nk'urwara baruciye nabi biba ngombwa ko marwara nkagenda urutoki rwarabyimbye wenda hari kuvamo umwanda n'ibiki akavuga ngo KECAPU yaje kwivuza ngo ariko ngo Imana imufasha ngo ruriya rutoki rwe ntiruzazemo kanseri nkaho yakangiriye ibanga aneje abakiriya uwo ngo wabibwiye ejo azagenda abibwira undi nawe uko cyangwa nguko se wenda akakuvura nkaho uzwi agahita yumva avuze ngo wego kumuntu kumubona ameze yigosha ngo barashize no ibaza ugiye nko kwivuza ama infection akavuga ati bya bintu babavugaho nibyo kandi hari abantu bazi ko infection ngo ziba ku bantu nyine ngo bakora ibi basambana ngo kandi hari igihe infection hari abantu bazandurira kuri toilette hari abantu bazandurira n'uburyo nyine bafata nabi ibintu byabo ugasanga nabyo biri mu bintu bibanduza ama infection mwe nibyo mpamvu biba bisaba kuri ya mwanya wacu tugomba kuwitaho cyane ngaho mbwira ukuntu byumva reka ngusubize icyambere kuvuga ngo umuntu ngo kubana n'umuntu mwabanje gukora guca impaka nyine ko nyabyita ntago mba numva ko ari ibyo ngibyo nta muntu waba warashatse yego nuko byumva oya ukuntu byumva abenshi kuko abenshi tutirengagije tutazanye bya bintu byo kwijijisha abenshi kuri iki gihe bakunda kushakana barabikoze ariko ntago njye navuga ko ari byiza ubishoboye ugakundana n'umuntu mukabana mutarabikoze byaba ari byiza ndikubwira ukuntu nyine ubishoboye
ariko nanone ukaba usanga hari n'umuntu uvuga ngo ubu se nsanze harimo ibibazo nsanze bidahari. None ikindi kintu ugasanga abantu benshi nyine ibintu nyine hari ukuntu usanga uvuga ngo uziko ibiremba biratereta. Yego, hariho ibitereta hariho n'ibidatereta. Noneho ngo hari ikigutereta ngo kigakiguha n'amafaranga ukayivuga ngo uriya musore rwose aritonda ntacyo yambwiye. Urumva noneho wajya mu rugo ugasanga urwa rugo rwawe urushenye mbere. Ngewe ntabwo narenganya umuntu utarabikoze mbere ko ni amahitamo yiwe, ariko nanone n'uwabikoze mbere bitewe wenda n'uburyo yabikozemo ntabwo nawe namujajinga. Biterwa nyine n'amahitamo y'umuntu. Ngewe niko nabifata. Harumva kubana n'umuntu mbere yuko wenda yarabanje kubikoraho ari byo bintu byiza kuri we, kugira ngo azashakane n'umuntu azi neza ati si uyu muntu ndabizi neza ko nazamuca inyuma, ndabizi none amplis buri umuntu wagashakanye n'umuntu batabikoze uzi wari we ni umuntu w'isugi. Hari imva rero nkubwira, hari imiti inyamirambo abo bantu narababuze ahantu bimukiye nayo ngiye kubarangira ko ubu hari abakobwa bayikeneye. Nese ubwo ibyo bintu wumva ari byo? Ni imiti ngo baguha ibimeze nk'ifu y'umweru. Iyi ndiyo ni ifu y'umweru ushyira mu mazi make ukita wasakaye ugahita ubisugi haregerana, ariko urengeje inshuro ebyiri urafatana. Ubwo ngubwo ntabwo biba bibareba. Abo bantu baragiye urafatana. Ni ukubikora ubwo. Hari umukobwa nasanzemo, reka nkubwire, hariho abakobwa ibaza bafatanya buru. Hariho abakobwa urukumva ahura n'umuntu nimba ari uko batamwiyumvishijemo, nimba ari uko bashaka kumwereka ko ari igitangaza bwoko ki, akamubwira ngewe ntabwo twaryamana tutarakora ubukwe, tuzabanze dukora ubukwe. Mu by'ukuri abizi neza ko atari isugi, noneho agakuririsha uko ashoboye agashaka iyo miti. Ugasanga nyine aragiye arayitabaje kuko inshuro zirenze ebyiri arafatanya. Ibintu bibaye ibibazo. Kumva umutipe avuga ngo yashakanye n'umuhungu n'umukobwa ngo harafatana, ugasanga wabona ari ibyo bintu yari yakoze. Nuko ibyo bintu mwitabaza bizabica. Aho hantu rero babicuruzaga urukumva nasanze baragiye. Aho hantu ngiye nahaguriraga ibirungo, nza gusanga rero barimutse. Umva ikintu cya mbere cyambabaje, niburiye abantu naguriragaho ibirungo byinshi byiza by'amoko menshi, mba ndababuze. Ariko ubu hari n'abantu bahombye uwo muti kuko ari wo nashakaga. Ariko ikibazo gihari sinzi nimba bino bintu nyine biba byemewe koko bajya kubicuruza barabiherewe uburenganzira. Nimba mubyemerewe muzatubwire tuzabasura. Ngiye mba numva ariko ibyo bintu nta nubwo aba ari byo pe. Umuntu ugukunda nyine niba yagusanze icyambere no kubwiza umuntu ukuri, ukamubwira uti nigeze gukundana n'umuntu nimvaga ari we tuzabana, biba ngombwa ko wenda ibyo bintu bibaho, ibintu bisanzwe biba ngombwa ko biba ariko siwe twabaye. Ushobora no kumubwira rega hari n'ukuntu umuntu mukundana kumva ko muzamura muryamana nawe yarabikabirije, ukamubwira ati nubwo ntari isugi ariko sinshaka ko tuzajya duhora twidagadura cyane muri ubwo buryo. Nuko njye nkubwije ukuri, ariko sinshaka ko nawe uzampemukira nyine ko n'uwo wenda yarampemukiye. Ko ari nk'umuntu ubikora bwa mbere yakumva ko agahita azinuka kubera ukuntu umuntu yamubabaje. Ariko nyemba numva umuntu wagukunze n'ubwo yasanga umeze gutapfa kuba we wamubwije ukuri. Nk'abantu bajya babeshya ngo ntabwo barababyaye ugasanga yishe umwana mu cyaro. Ubuse umugabo ukunda umugabo bingana iki ku buryo udakunda umwana wawe? Hari icyamamare kimwe cyarabyaraga kikohereza mu cyaro, kikabyara kikohereza mu cyaro. Rimwe barakibaza ufite abana, kandi uwamubazaga yari abizi ko afite abana yagiye yohereza mu cyaro. Warabyaye kumwe nyine uba uri kwivuga. Ngewe ndi umukobwa nta mwana iki. Reka nkubwize ukuri, ngewe mvutse ni ukukwihakana sibyo? No kumugaragaro. Kumugaragaro nkazakura nkabona icyo kiganiro uri nka meri wanjye cyangwa uri papa wanjye, nkabona uri kuvuga ngo nta mwana ufite, ndi nk'umwana wawe nyine muri icyo gihe nkabibara neza nkabona nari mari. Ni ukuri ntabwo nazakubabarira. Ariko se ni amafuti. Nyine urumva aho ngaho uwo mudamu abagize ubwenge buke. Uzi kwifata ukavuga ngo nta mwana ufite, maze n'uwo mugabo amenye ukuri. Usko ashaka kukwanga akakwangira icyo ngicyo. Umuntu yihakanye umwana ngiye gutatanyihakana. Ibaze ko hari igihe nyine bigeraho ngaho wa mugano ugashaka umugore afite umwana cyangwa umugabo akaba afite umwana mukabana umunsi umwe bigaturika, ntumenya aho bivuye.
umwana bakamuzana nko mu rugo nta yandi mahitamo ariho agomba kuba. Mama mu cyaro akubwira ati umva yewe numvishe ko wakize ntukinyoherereza ngo akiri umwana wawe yigo cyangwa akaguhamagara wenda uri kumwe n'umugabo wanze kubimwumvisha ntiwitabe ugasanga yazinze ati yewe bahandangiye fata ibyawe. Uzi ikintu kiba kibabaje uwo mwana we aba nyine ababonye ikintu kibi atarakwiriye kubona kubera amafoto y'umubyeyi we aba yamushyizemo, sibyo? Noneho nawe urugo rwawe ukaturuzanamo umwuka mubi, kandi uko byagenda kose umuntu mubana hari akana kubonaho icyizere kikamanuka cyane, kandi kuongera kugisubizaho cyari kiri cyakurenzaho ntago bikunda. Icyizere nicyo kintu cya mbere kuri isi kigoye. Rero abakobwa baraha n'abadamu oya ko abadamu reka mbihorera, ubwo n'abakobwa nibo bagira utwo duco two gushaka imiti yo kwitawaza, niba mwibumbabumba ibiki simbizi. Hari utuntu nzabereka dusanzwe ducuruzwa twemewe ushobora gukoresha nimba wari umeze nk'isoko byibura ukamera nk'iduka. Urukumva nta kintu uzajya gukora ngo kidasanzwe ngo wabaye nabi ngo byagenze gutyo, ariko iyo miti yo kujya kwitawaza mu gafatana ni bibi. Nyine urumva tugufasha nimba ubuse mvuge ngo nukwegerana. Urabona iyo uguze urukweto imbere wenda kumanura rugufata cyane, suzi ka kantu bashyiramo imbere gatuma rugenda rwaguka, ngira ngo hari akantu kaba kari mu nkweto oya nk'igiti nakazi akenshi mu nkweto z'abagabo kaba kari mu yego, nk'iyo ugashyizemo hagaca igihe wenda nk'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi, hari ukuntu usanga rwariyongereye. Rero ako ngako ko ntago ujya kugashyira ahantu kure hoya, ugakoresha nka protege. Yego ugagashira muri farmasi se cyane abantu basanzwe muri farmasi ugakoresha nka protege bigatuma umererwa neza, ubuzima bukagenda neza. Ariko utagiye gufata risk ngo ufate iyo miti ya kinyarwanda mu by'ukuri utazi ingano yayo, utazi ngo byakugiraho ingaruka. Yego niyo yindi y'amafungo bashyira mu mazi ngo abantu bakitawaza. Nzababwira nzakora ikiganiro nkabereke, nzi ko kazatanga umusaruro, aho kugira ngo nukuri ko Imana ugiye kwiyangiza ngo nukubera ngo umuhungu ngo mugiye kubana ngo cyangwa ngo uwo mugabo ngo mubana. Oya, ni byiza ko wowe ufite umugabo, ni byiza ko muganira n'umugabo wawe kumva ibibura ukabikora, ariko wowe utarashaka nawe kandi hari uko ukeneye kwiyitaho byagufasha. Nuko cyane cya kabiri rya wambajije reka ngiye wakikubaje nyibagirwe. Nakubajije nko ku bakobwa nyine batarabyara kuba yaboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro utarashaka byo sinabyemeraho na gatoya, byo none ntago aba ari byo. Nose ko hari igihe umuntu ubusanga ari pitapitore gutya muri ibyo bintu. Uzi si impamvu n'ubundi kuboneza urubyaro buriya hari ibintu bibiri. Buriya ahantu hinjirira umwana ni naho handurira sida. Yego sibyo? Rero icyo gihe uba wirengagije n'abandi bavuga ngo ntinya inda kurusha gutinya sida. Njye sinzi ukuntu meze, njye mba numva natinya sida kurusha uko natinya umwana. Ntago njye ndi bujajinga abantu bayanduye, ko hari abantu bayandura mu buryo batazi. Hari n'abantu bayanduye muri jenoside, hari n'abazivukanye, n'abazizanirwa n'abagabo babo cyangwa se n'abagore babo. Ariko kuba ari byo bintu washira imbere ngo ugiye kwikingiza, keretse haje akantu gakingira ko utakwandura sida ahubwo. Ariko kwikingiza gutyo tu numva ngewe mu buryo bwiza wakoresha nyine prudence kwikingira, cyangwa se ugashaka ubundi buryo, ariko sinibaza ubundi buryo ariko bwaba buhari ubwo butari kwigira, kuko hari ukuntu bishobora kuzana ingaruka wazakena n'uwo mwana ngo hari ukuntu umuranye unyerera. Yego hari n'abadamu benshi disi baba batagize urubyaro, ugasanga abantu barabajajinga bahise bavuga ko nabo babikoze kandi bataranabikoze, ahubwo ugasanga wa muntu wabonaga umeze nk'ari ikiraro ahubwo niyo bikunze, kandi umuntu wenda witondaga ntabwo byabayeho. Ariko njye ntabwo nashigikira umuntu ujya kuboneza urubyaro, kandi abantu benshi ngo barabikora. Oya, abakobwa benshi barabikora, benshi nabishyigikira pe, sinkubeshye si uko wenda ntabaye umukobwa, ariko ibyo bintu ntabwo nabishyigikira. Afazari wenda byakunaniye wakoresha arakantu wakoresha twa tunini niba ni ngo iminsi 3 ngo nyuma y'ingo iminsi 3 nyine
katarazamo inda yego ka kanini k'ibihumbi 10 ariko nako iyo uhora ukimenyereza nabyo umeze n'ubundi nawe nko kuboneza urubyaro mba numva nyine uburyo bwiza ni ukwiproteje nyine niba byakunaniye niko bavuga niba byakunaniye kwihangana ukoresha prudence. Reka abantu badukurikiye baze kutubwira nabo uko babyumva. Ngiye ku ruhande rwanjye ndifasha kuko nabyo biremewe. Wowe niko byumva kandi ntacyo bitwaye. N'abandi bafite ukuntu babyumva. Hari umuntu uzama muri comment agahita ahurutura agahita avuga uko yabyumvaga agahita amera nkaho wagira ngo arimo aragushinja nkaho yavuze kandi ngiye navuze uko mbyumva. Nawe rero ni nuze nawe ajya kuvuga afata kumavuga ngo ni igitekerezo cyane kidakura icy'abandi. We niba wumva kwifungisha mbere ari byo byiza uzabitekerezaho nimba wowe bigufitiye umumaro no mu biganiro byanjye niko njya mbwira abantu mu bintu mvuga jya ukuramo biki bigufitiye umumaro ibyo ubona bitagufitiye umumaro ubyihorere mu mwanya n'ubundi nahanga reka bariko tubigenza muze kutubwira muri comment ukuntu mubyumva. Ikindi nta buri muntu uwo ari we wese nyine uko abyumva. Hari noneho hari ukuntu ujya muri comment ukandika ikintu ndakahitaza nawe muri comment akagusubira we hari ukuntu bahana we nakumwe akakuvuga nabi ari umufana wawe undi agahita yandika ngo akurashyanutse nk'umushanutse none hari umuntu wageze kuyandikira ngo Clara niyo ngo ngiyo shati ngo nagijyanye niyo para numvaga ngira kintu bitwaye ibintu yaranyandikiye abandi bantu undi muntu niba nkunda bingana iki ngo umushanutseho ngubwose ariko ni byiza gusa ni byiza kandi urumva na comment tuzikeneye gusa ariko nyine mujye mwihangana mugatukane mujye muvuga neza ariko akenshi ubusanga Sabine yigeze kuvuga ngo akenshi umutukana nyine n'umuntu ubutari hejuru yawe n'umuntu nyine ushaka yego ngereka nkubwire hari igihe umuntu ujya muri comment yawe so hari nk'ibiganiro wakoze kwa Irene yego aho nisho bavuze neza ariko ugasanga hari umuntu wanditse muri comment sindi kumwibuka wanditse ngo kiba ngo ngura mugawe se ngo afite iki sinibuka ibintu yavuze keretse mbigiyemo ariko undi muntu aramwandikiye se ibyo birakureba ibyo bintu bigiyemo gute hari ibintu nyine umuntu ajyamo bitari ngombwa ariko usanga uwo muntu akuzi ko niyo comment umuntu yandika ukabona ko ashaka kugusesereza ibyo ngibyo sawa sawa bimenyereye reka nkubwire yewe warabimenyereye yewe ndi umuntu uhura n'umuntu mu muhanda akanuka ndi kumwumva kandi singira icyo mutwara kandi nibigire n'icyo bintwara noneho ikindi tureke kuri YouTube umuntu aza akavuga ibyo ngibyo hari n'igihe haba hari umuntu ugufitiye urwango mu buzima busanzwe muziranye yego akaza agakoresha ayandi mazina akaba ariho hanakubwirira ariko mu by'ukuri kandi reka nkubwire amahirwe rege comment aba ari nk'igihumbi mu by'ukuri comment yawe iri muri magana ntari buyibone simbibone ejo kongera kajya agakora iyo bwabaga hari igihe ndagira amahirwe nkahura nayo nkayisoma comment yawe nera imbaraga ni byiza noneho iz'abantu bandika ibintu byiza mwebwe munera imbaraga mutuma nijoro ndaranekereza icyo ejo ngomba gukora n'ejo bundi tuyibagirwa uzi umuntu akubwiye nawe tubona none nziza noneho reka nkubwire kuri WhatsApp yanjye hari abantu bareba amastati yanjye nimba postinze urugero ngewe iyo ndi mu modoka razima akaguru kagenda kamanika niko nkunda kwicara hari n'ikiganiro nakoze tuvuye muri siporo nakamanitse umuntu ajya harandika ngo umuntu ngo wabyaye abana batatu ngo rekuno amanitse akaguru abana n'akaguru imodoka y'umugabo wawe unse bitwaye usize indara ababyaye gute wenda nabwo nari nkamanitse kandi usanga umuntu akamanika ahandi hantu we noneho hatari n'imbere ngewe niba amanitse akaguru ntukabigireho ikindi kibazo niko nkunda kwicara uwo ni we ngewe nta mpamvu yuko nihisha ngo nukubera ko ngo nabyaye abana batatu kumanika akaguru bihuriranye n'abana mu kaguru kanjye harimo amabere se harimo ibiki urumva kubona nyine uko wambaye akavuga udakwiye kwambara gutyo ngo uri umumama ngo ikintu ngo ngomba kwambara ngo niribaye kandi ibyo bintu nibyo bituma abagabo benshi bajya hanze yakwibonera KECAPU aha iyambarira yes umugabo we yamukunze ameze gutya ajye kuzana amabubu uko yabaye umugabo we itavuga ati noneho mama wanjye se akajya kwita mami ukajya ngo ni icyubahiro baby mama se bimeze bite byabamagaye no mu izina tutari muri brag twakicana imva ratankubwira kuri WhatsApp yanjye kuri stati urumva umuntu uburebera stati nawe kurebera uwara mu savings ubishaka hari n'igihe ubugira ngo arebe stati zawe agira akantu yibwire mu mutwe uziko nanjye ungiye uziko dushwanye ntasiba nimero yawe se ntabwo bishoboka nk'uhora iki nanjye wajya urubireba kuko umva
mana yanjye sinasiba stati y'umwanzi wa ntago nasiba nimero yawe ugomba kundeba ari wowe wisibye ariko sinabwo hari rero umva ikintu nashaka kukubwira ni postingire ejo bundi nta minsi ishize namanitse akaguru nkunda no gufotora intoki n'ibirenge zanjye umugabo wanjye ibintu nk'ibyo yego noneho sibukeye ngiye kubona mbona undi muntu nawe yapostinze ikirenge Imana imbabarira icyo nsabye imbabazi kiri mu mutima wanjye yapostinze ikirenge yakoze uko ashoboye vernis yaje isa n'iyindi nari mfite ku kirenge bya bindi nakoze byose yiganye stati yanjye nyine ubu bizi neza ko uwo muntu ikintu cyose agerageza kwigana ibyo ukora kandi mu by'ukuri niba ngewe nari mbikoze nyine ubwo narindi mu muhanda cyangwa narindi ahantu izo swing ziramfata ndabikora ariko wowe wireba ngo neri ya postinze asize vernis y'umutuku ku birenge nanjye ngomba kubikora kugira ngo mwereke ko nanjye ibyo mbifite mfite ubushobozi ugasanga mu by'ukuri wari ufite ibihumbi 2 cyangwa 5 imbere n'inyuma urifasha ugiye kwisigisha vernis wenda ya 5 cyangwa yangaye simvuze ko ariko bayisigira ariko n'urugero nanze mu rugo utumye ibintu bigabanyuka cyangwa aho ngaho muri ghetto ugiye kuburara cyangwa kubwirirwa ngo nawe usige vernis umanike ku modoka mu by'ukuri ni nka bya bindi nyine unshaka kuza kugusura iwawe kubera ko nyine ufite wenda inzu ufite amatara nk'umunani mu nzu nanjye nkahita nza abagore baje mu nzu muri abadamu abantu benshi badusura ntabwo bose ari uko baba abaje gusotora akenshi abavuga ati akose KECAPU uko abayigize kuri yatsabye reka nze ndebe iwe sha yakoze reka nze ndeho yataje akaza akareba uswara umuntu injira mu nzu yawe ukagira umuganizi ukabona ntago ahari uwo ntaranyeta arimo ukabona ameze ngo ibyo bintu noneho ugasanga ahubwo abantu bakize niyo usanga abantu bakennye biyemera ugasanga ahubwo barashonje abantu bakize nta n'inzu y'umukire se ujyamo ukabona ahubwo ukabona umurusha n'intebe kandi wowe utamurusha amafaranga cyane hata uyu mukire se yereka nkubwire ntabwo rero ngo umukomantinga noneho wa muntu usanga ngo udakwiye kubigira tuvuga wenda ngiye umugabo akazi gasanzwe nanjye akazi gasanzwe usanze ntabyo mfite uranjajinze kandi urabizi ko ubwo bushobozi ntabwo mfite icyo ushaka ko mbigira yego da ngo nuko ngo nzwi ngo hano usko hari abantu bitera agahinda KECAPU n'imisatsi buriya ceceka sha n'ubu ingofero nambaye ndebe shari impamvu abasitari badakunda guhura n'abantu benshi cyane hari ukuntu umuntu akujyanye ngasanga ngo yego ko ni kuri abarameze gusa ukuntu ugasaga yego ashobora kuba asa nabi pe nk'uko n'undi muntu wese yasa nabi utisha keca ndagukunda wazambore ambore nkakujyana muri salo yego sha ngeze ko nabikunda kuruta uko wahita uvuga ukaryana inzara na mugenzi wawe ngiye hari abakobwa nzi ubu nakoze na swap y'inshuti ubu ndimo ndashaka izindi nshuti rukumva akenshi umuntu ashatse ariko ahindura inshuti ngiye kandi amaze kubyuka ku badamu benshi atari uko abo bakobwa we wabanza ubwo bo nibo babite yego waye mama baya bakeba ngewe cyane ahubwo ngewe mvi ikintu cyabaye numva nkwiriye no kubareka cyangwa se ko nta n'inshuti nari mfite barambwiye ngo bansure ngewe nkimara gukora ubukwe haciyemo ibyumweru 2 batari kimwe nisubirira mu kazi nakoreraga no mu ntara umuntu araguhamagaye uri mu rugo senze ngusure inshuti yanjye twese ubu buzima bwa Kigali tubayeho dushakisha ndi gushakisha nawe nuko uhise wiyongoza wumvishije ko niba nyine ubonye umwanya nanjye mari ndakubwiye si mari mugenzi wawe nawe uramubwiye ngo nawe bimubwiye tureye ko aboneka nundi nawe jarabimbwiye nkubwasha ngiye kujya Musanze bajyaho baraganira ngo shango nyamara ngo umenya abahantu habi ariyo mpamvu adashaka ko tumusura mu by'ukuri ngewe reka nkubwire nabayeho ubuzima bubi cyane bishoboka bubi pe yego ariko ubwo ndimo n'ibintu wahisemo n'amahitamo yawe baba we umva nimba hari umuntu ubayeho neza ni ngewe kuko ndahumeka umwuka w'abazima sindwaye nta nubwo ndi wa muntu wirata ngo kubera ko ngo urugero ngo ndi inzobe ngo uyu munsi nabashije ngo kwambara ngo inkweto isa neza ntabwo ibyo bintu nabyiratana nshuti yanjye kuko nzi noneho bwa buzima nabayemo n'izo nkweto ntazi uko bazigura nzi bwa buzima nabayeho nafite n'amavuta yo kwisiga nkisiga ubuto kandi nkasa neza kurusha abandi bana rero nta Imana muransaba Imana ijya inyibutsa ko ibyo mfite nyine sinkabigire ngo numve ko ariko byakagombye kugenda ntibakishimire gutera abantu pressure wumve ko ushaka gusura umuntu kugira ngo urebe ahantu ari
kandi uzi iyo uba ahantu habi nibwo bashaka kumenya aho uba cyangwa se iyo bahatekereza ko ari habi iyo bamenye neza warayishiza kubana etaje ntago bakubwira ko bakeneye kugusura aho ujya kandi barahabonye sureba urugero nk'ubu ali yakuru kubera ko abantu bose babona inzu abamo ntago baba bashaka kumusura barabizi ko abaho neza barabizi ko atarara muri iriya nzu ngo aburare cyangwa abwirirwe ariko babaye batazi ukuntu abayeho bagerirwa bamubwira wambare nkaza kugusura se urugero tukereka abantu ahantu ba kubera mujye mureka ubuzima buri muntu wese abayemo bwishimire hari umuntu gusura agahita kwaka n'ikintu adasanzwe nko kugira ngo nyine yana ikindi reka nkubwire Stella uramuzi njya mukurikira hari ikintu yavuze we ko iyo afite abashyitsi ategura ibintu ku meza bihari mu by'ukuri niba usanze ibyo bintu ku meza bihari wijya gusaba ibindi bintu ubona batazanye ngo ubwirwa n'iki ko umuntu afite kuko afite amafaranga usanze aho hari amata n'amazi wenda na fanta yo mu gicupa kimwe cyangwa kinini uratangiye tuguha iki ngo ndashaka ngo kofi reka kofi utege mu rugo atari no muri hoteli kofi koko batege ngo ndashaka kofi ngo ikindi ngo niba kofi ntayihari ngo mwankorera ngo smooth ari kumara aya se kadira reka dusoze mana reka ngushimire rata tuzagaruka tuvuge neza kuri ibyo bintu by'abantu bihakuza mu ngo z'abantu mugasaba ibintu bidahari n'ukuri ko Imana amushyitsi n'umugisha ariko hari igihe uva aho ngaho watangiye kuba ikibazo ukaba utakiri umugisha ndagushimiye cyane ko waje ntabwo natse ibintu bidahari yego wasabye ibintu bihari witwaye neza uri umubyeyi mwiza ndagushimiye cyane ku mwanya wawe watanze ukigomwa ukaza hano Imana iguha umugisha kandi n'abantu bagukurikire Imana ishyire imigisha myinshi mu bikorwa byawe ubona abakiriya benshi abakiriya mwiyongere nawe ndagushimiye ko wanyakire kuri KECAPU nawe ni umugisha kuba ndi kumwe nawe abantu baze kujya nyine no kwa Clara TV show bansure nkunda ukuntu bivuga ariko ntabwo nakwigana ngo bisubire umva ndahari wese yego wakoze abantu bari bugukurikira mwakoze kudukurikira Imana ibaha umugisha ariko mabona ukuntu KECAPU avuga yitonze ntabwo ngewe nditonda ninjye mubyeyi wa mbere muri iyi mihanda witonda mwakoze kudukurikira bye bye